kubera iki mutakumvikana kandi yabonye akazi keza mugiye kuryoha mu rugo? mbere na mbere akazi keza egara umwanya kubura. Umwanya se waburute mwabyumvikana? Gutese ariko muranze Mwabyumvikana? niba wabonaga umuntu umwanya mwabonanaga nibura buri munsi cyangwa se gatanu mu cyumweru, ukaba ugiye kumubona rimwe, none se Mushinzima ako gatanu ko karaboneka ko none se mwaba mudakora se mwaba mutarya se wowe se mugabo ubundi wowe ntukora nta gufata umwanya ngo ugende? Rero Imana ibateze ikigeragezo gikomeye cy'uburwayi, umugore akarwara, umugabo agatanya kavuga ubundi nzanamukwepa nigende. Nzamukwepa nigendere, ikabateza ubukene. Ati ubundi namushakiraga iki? Namushakiraga iki? Agatangira kwicuza. Uti ngiye kumukwepa, si ujya ubabona, uzababona abagenda. Guti ngewe nukomeza no kumenyera ndanagukubita. Reka nkubwire. Hari ibintu urugo rushingiye ku mugore. Sibyo? Ndabyemera. Mutima w'urugo. Ndabyemera ko umugore ari umutima w'urugo. Uzumva umutima iyo utari hamwe. Hari ikintu wakora ngo kigereyo. Banza ushyira umutima hamwe. Urabyumva? Utuze. Urebe ko ibintu bidakorwa. Urugero kugutuza se kugomba kumara igihe kingana iki? Umva abagabo muri no minsi. Abagabo muri no minsi ntabwo dushaka gufata inshingano zacu. Si bose hari umugabo wihangana akavuga uti niba nkoreye bibiri. Ubundi umugabo nyamugabo mu bihumbi 200 yakoreye ava ku kazi atera imibare y'ukuntu biri buvemo, bigomba kuvamo, agera mu rugo igisubizo cyabonetse. Reka nkubaze gatoya, niba umugore wawe aramutse hageze gutya akabona akazi, akabona umushahara ufatika nyine, kandi wari umaze kuvuga ngo umugore wakoze ku mafaranga biragoye, ntago wabyishimira Mushinzima? Nese ubwo turacyumvikanye. Byabe nijya numva se ngo bariye ngo isombe ngo bicucu, kubera ko wumvikana n'umugore wawe, kubera ko urwanirira umugore wawe, kubera ko urengera umugore wawe yarakurota. Hanyuma bikaba ariyo mpamvu biba bivugwa gutyo se, cyangwa se ngewe ntago ndi kubyumva neza nyine. Tugaruke ku bagabo bata inshingano zabo. Yego, ugasanga hato na hato bafashe amafaranga bayajyanye kuyanywera, cyangwa se baciye inyuma abagore babo. Wa mugabo we rero duhura n'ibibazo. Hanze hari abagabo bari mu nshingano zabo, ariko bari mu kigeragezo. Ikigeragezo gute? Ugahura n'umuntu muri no minsi, yego birakaze, muri no minsi ntabwo byoroshye, kandi nkubwije ukuri iyo urugamba rukomeye rugiye kugira ute kurangira. Abantu rero bari kuruvaho, cyangwa se abagabo b'iyi minsi ngo bimeze gute? Ngo bimeze gute? Abagabo muri no minsi se ngo twarananiranye. Ngo mwarananiranye da? Niko ariko si bose. Abo mwagatukisha bose, hari abagerageza. Wimbwira ngo si bose kandi mufite n'imvugo ivuga ngo hari abagerageza kuva mu nshingano zabo. Kuko rega wa munyamakuru we, umugabo biragoye. Gute se kandi wazanye umwana w'umukobwa warangiza niko sibyo? Mu buzima busanzwe ndi umusivili. Yego. Sindaba umusirikare. Kugira ngo nambaye ya uniform. Yego. Ariko bura niba nagiye kuba umusirikare nabihisemo. Yego.
ndaca ku ikosa ngo ngo kiranga ngo niko ngo amafoto y'umugabo nibwo buryo bwe niko ariko rega buriya icyo kintu nacyo ndaza kukigarukaho ngo amafoto y'umugabo nibwo buryo bwe iyo bavuze amafuti ntabwo ari yayandi twumva ndaza kukigarukaho yego sibyo ushobora kubona amafaranga umugore akeneye igitenge abana bakeneye imyenda yego n'ubukode kubakodesha bw'inzu aha ntacyo kigarukeho cyangwa urashaka kuza kunyibagiza oya ndabyibuka baravuga utabwo barananiranye rwose ntabwo ari bose sibyo umugabo nyamugabo ariko ucyuye bibiri ugeze mu rugo uramuhereje ngo jya guhaha n'ibyo atetse ukaza umwe uti bise n'ibiki kandi ariyo ibyo yahashye bihwanye n'aya mafaranga rimwe na rimwe kubera n'imibare ya madamu sibyo yiriwe mu bana sibyo nta n'akanya abonye ko gutekereza ibyaha reka biragoye kuba waha umuntu amafaranga ngo ahita apanga ibyo guteka ako kanya ntumumenye kandi waramuzanye umwizeza ibitangaza ariya umusore utirarereye ntarongora inkumi akaranga umugenzi kabi yagiye gute buriya iyo umuzanye umuzana ufite ibimutunga ako karima n'utwo kurya duke ukabiganiriza umugore yego ntabwo ari ukubatuka abagore banyihangane ntabwo kubapfobya kubera ko bo bareba hafi ugasanga wenda hari ibyo azanye bitarimo kandi muba mugomba gufatanya yego nibyo ukavuga uti nca ahantu bahahira kuri make yego aho kugira ngo ngere muri karitsiye hameshi uhabigurira hano nawe nyine byishyiremo ni bibiri nabonye aravamo igikoma mu isukari bikini ukatera imibare ukabona ifunguro ribatunga kuko niryo Imana yagennye uwo munsi ariko abagabo muri ino minsi ntabwo tubishaka umuzana hari ibibazo bitaraza ariko buriya iyo mumaje kubana hari ibibazo biza n'ibigeragezo ibibazo biza gute Imana ibatije umugisha ntibanabasohoye ka karima waguze hanyuzemo umuhanda bizanywe n'umugabo se cyangwa n'umugore oya sinzi ubabirega buriya utajya ngo ni umugabo gusa no ku mugore nawe ntabwo aba yorohewe ntabwo aba yoroshye nawe ngewe narakubwiye uti turi abasivili uha amafaranga bakayagara nta kumuntu aba atagiye ntacyo atakoze sibyo ntacyo atakoze ugasanga niba umuhaye 5,000 arayagaye ngo ni make kandi ariyo wakoreye kandi ariyo utanakoze uko bayaguhaye imbumbi kayamuhereza ariko akanga akayagara wishime ucunyuma umugore wawe n'umugore wawe mwiza wishimye ibyo bintu ntabivuze okay wenda sinzi uburyo uri kubisobanuramwo yego ufate n'umugore wawe mwishime ushaka kuvuga ko nta bagore bakubita abagabo se barahari ariko hari n'umugabo ari kubona ukabona yakubitwa rwose ngize ngo ugiye kubihakana kandi tuzi ko nubwo atari umuco mubi mwiza ariko hari umugabo ubona ukabona yakubitwa nk'umugabo ufata amafaranga y'ishuri y'umwana nawe rero niba ugiye kuba umugabo cyangwa ugiye kuba umugore kugira ngo iyo titire uyifate iguhame urayikorera amafaranga ajya kandi nawe nkurikiye amafaranga nimara kuyabona nawe ndakora divorce nawe
se kurya ugiye ubundi yarayafite ariko ejo agashira bigenda bite? None ibyo nkubwira byo bigenda divorce. Abantu bakora divorce barahaze. Barahaze. Ukabona yitaye saa 7 z'ijoro wamazuta amafaranga ariho uti ntayo mfite uwamukorera. Kandi buriya ngo hari n'abakubitwa disi bagatinya no kubivuga kubera amafuti. Bakaba batinya no kujya kurega. Ubundi umugabo ntabwo agomba gukubitwa. Umugabo, abadamu ni beza, buri abadamu baranumvikana no kubasobanura barabyumva. Uri umudamu ujya kugukubita biba byamunaniye, biba byabaye ibintu ariko nkagana n'abadamu nabo n'ijambo ry'Imana rirabivuga. Mu gihe imirimo yawe yashimwe n'Uwiteka, yego, genda ufate icyo kunywa cyiza n'icyo kurya n'umugore mwiza wishimye. Yego, ntabwo waba kapiteni utayikoreye. Ariko rero nubwo wayikorera ukayikorera utagize amafuti yandi muhora muvuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Babakubisa amamiliyoni uhita uvuga uti yego ndakumva cyane rwose. Ubwira abantu uti nakaguza atanga se ambwira uti ni amafuti. Impamvu babivuze urabizi? Ntago nyizi, nagira ngo uyibwire abadukurikiye. Umugabo, kuba umugabo ni ugufata risiki. Wishime kuko imirimo yawe yashimwe n'iki? N'Uwiteka. Yes. Ntacyo, reka tugaruke gatoya. Uravuga iki ku bagabo bari hano hanze bashobora kuba babonye amafaranga nko muri ubwo buryo nyine, babonye amafaranga bayakoreye, hari isambo bagurishije cyangwa se hari n'ikindi kintu bashyize ku isoko, ariko kandi ugasanga akubwira reka twishyure nyirinzu induru yenda yihaze, reka twishyure nyirinzu ubundi duhahira abantu. Azaba dukurikiye ari umugabo wawe na boss wakumvira ndukarekana. Biterwa n'igihe. Urugero, akazi gatangira saa 1 za mu gitondo, yego, kagasozwa saa 3. Umugabo akakubwira uti njyewe saa 1 nshaka kuzajya uri mu rugo. Izo saa 1 z'akazi nyine nibura ukava mu rugo saa 2 bitewe nanjye akazi ngira kandi mba nkukeneye. None iyo risike rero igatuma izo risike mufata zigatuma hazamo amakosa se? Impamvu babivuze zigatuma hazamo niko amafuti. Impamvu babivuze, urugero nk'ubwo ushobora kubona amafaranga. Ariko biravugwa neza ko hari n'abagabo bigenda gutyo, ariko tugaruke wenda ku badamu. Byagenze gutyo, yahembwa amafaranga makeya, yahageza mu rugo umugore yayamukubita ataya ni makeya ati ibi ntago byavamo. Niyo mpamvu yaba ari n'umudamu ufite akabaraga akaba yagutera n'urushyi. Nayo mafaranga niyo yabonetse muri ubwo buryo wavugaga we, urabizi nawe iyo urufaranga rwabonetse abagabo amafaranga muyajyana mu kabari, mwarangiza mugaca n'inyuma abagore banyu, ariko ubundi buriya mwagiye muca imbere koko mukareka guca inyuma. Rero buriya nifitiye ubukene njye kwiyongerera stress nanone ya divorce, aho ndapfuye birarangiye. Ayiwe, ndahungira Yesu. Yabaye ese uwo muntu we ngiye kuzana nanone ngo uyu namuhaze we ndamuhike. Yabaye ngasi nk'ibyo byose se ugiye kwirebera ufite amafaranga. Ufite amafaranga ajya handari. Ndabyumva. Ariko uko buriya hari ikibazo ushobora guteza kugira ngo ukemure ikindi. Buriya se erega urampunda sinoga. Biravugwa neza cyane hano hanze, biravugwa ko akayanywira akayamara. Umwana akaba yicaye mu rugo nta kujya kwiga, kandi yavuye mu rugo mwabyumvikanye. Uwo muntu wamukorera iki?
wamukubita uri umugore abagore nabo bihanga niko icyo gihe yakubitwa rwose. tubare ni nk'agatungo ufite mu rugo, urumva wowe umugore ntiwajya kukagurisha umugabo ahari. Ati rero sheri ugenda ukagurishe ibi n'ibi 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 n'ibi, twakoze amafuti. Ariko umuntu agahita avuga uti nyamara amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Urabyumva? Nuko rero nicyo nashaka kukubwira. Nta nubwo ari kugumura n'abantu, ariko akariho karavugwa, kandi twese turica tukareba ibintu bigana na sibyo. Buriya umugore wakoze ku mafaranga, sibyo, umugore wakoze ku mafaranga kumuyobora biragoye. Ibyo ngaho komereza aho ngaho utubwire uzi ibigeragezo bahura na ibyo bigeragezo umugabo uri mu nshingano ze ubu. Baravuga ngo umugore yaramuroze. Umugabo uri mu nshingano ze neza nicyo ushatse kuvuga, neza zo mu rugo, zo mu rugo. Kandi kuba uri mu nshingano ntabwo bigusaba ko ufite amafaranga menshi. Baravuga ngo umugore yaramuroze. Gute se kandi? Biragenda bite? K'abagore tubavuna mu mutwe. Oya ntabwo ukora ukuvunika, ariko nyine nsubizo we bigenda gute? Uzi ko hari n'abagore barara mu kazi wewe bakora. Nyine nakubwiye aho ubutunzi bwaje, urukundo rurahava. Ese ubwo umugore urara mu kazi akora uragira ngo hari urugo afite? Nta rugo. Gute se? Nta dereza. Kubera iki atari ufite? Nta dereza. Uretse ko ataza ngo anabikuganirize, ariko buriya byabaye ngombwa kubyinjiramo. Niyo mpamvu nakubwira guti hose se nturakutana n'umugabo akubwira uti abagore bo muri ino minsi ngo murakubitwa da ngo abagabo barabakubita, njyewe ntibarankubita kuko uwanjye ni n'umukristo nta nubwo ntabwo yabirota, cyangwa se uri kugira ngo ataza kubyumva, uri kugira ngo ataza kubyumva akaza kugukubona. Reka buriya ntabwo umugore apfa gukubita umugabo. Reka birangira rega ubikora aba n'umukozi umwaka, birangira umugabo kwihangana byanze agafata umugore. Neza buriya buryo bubafashe ubuzika byatangiye ako kanya. None se Mushinzima, ubu butunzi rero tubureke, gushakira urugo amaramuko kw'aba bombi k'umugabo n'umugore niba bikore, kuko niyo se tugezemo. Ariko ntagire uwongera kugenda yirirwa atakanga ingo zo muri ino minsi. Nta derese rwose, ni ukwika ngo dore kwa runaka. Biba byarangiye. Hanyuma ubwo ngubwo hari hahandi havuti uzagenda baba bafite ngo umugabo wanjye we namufatanye n'umukozi baryamanye. Nibyo koko se urajye kwirirwa uvuga iki? Umugabo yaragushatse. Nibyo njya nkubwira, buriya hari n'ikintu njya mbwira abantu, ahantu amafaranga yageze urukundo rurahava. Kandi ariho rwagagombye kwiyongera, rugahama ahubwo urukundo rugahama bye. Nkuhe sitori se, nkuha akantu gato. Uretse ko nta kundi umuntu yabigenza, ubundi se wakwirukanka ukaba reka twese turiruka. Wa mwimerere w'abagore ntawe bagifite. Mwimerere w'abada ngo nawe umugore wariye ko hanze none yagiye yayabaze gutya. Ni wa mugore uticara nzajya nkutunga, arafata uzabaze. Ngeze ndi ikimuga, ubwo zo umugabo yatangiye kuvuga uti yicara nzajya nkutunga, umugore tuzabaze tayari. Ubwo zo urwo ruraramyera kaba kabaye. Umugore ese wamungani, reka nkubaze,
urangije koko ujya gukora ndabyemeye pe yego ubyuka saa 11 ugenda ukagaruka saa 5 z'ijoro ariko ubwo umukozi uri mu rugo aramari niwe wahinditse umugore se urabyumva umukozi niwe warusigayemo niwe umugabo abona hafi aho niwe wabaye umugore wakora iki kutamubwira uti reka akazi tuzabaze ndareka akazi nkandeze reka njye gukora wamubwira uti saa 1 ube wageze mu rugo uti ngewe banegeka kakazi saa 3 mba aribwo ntashye ngomba kuba ntashye nkarangije ngewe aho kugira ngo mbuze akazi twaserera tukabireka abyumva wowe uragira uti babikore nta kibazo rwose tugende ariko twirukanke tugende dushakamo ariko naze jye wongera gutaka ngo zo meno minsi ngo zarana nuko impamvu ingo za kera zaramaga uri hamaga mu rugo yego none ubu tuzigaye twirukanka hariho nabibaje arambwira uti ngewe nahitamo akazi cokoza ko kanya hayisaza undi mu mama ukuze arambwira uti nakwemera umugabo ni ukuvuga ngo bamwe barabyemeza abandi ntago babyemeza ariko umuntu uvuga uti nakwemerera umugabo nkabyihorera uwo nguwo ni wa wundi ukuze mu mutwe bamwe barabyemera abandi bakabihakana kandi koko ni ikibazo bose se si bategeka ikindi ugataha saa 1 za nimugoroba ngomba kuba uri mu rugo urumvira ndureke icyo gihe mwabyumvikanaho nyine akazi kagakorwa kandi ibintu byose bikagenda neza mukabyumvikanaho gute kandi umugabo yabivuze ubwo nyine waba ugiye kandi buri wese ku kazi baragoye impamvu zabo nawe ugatanga impamvu zabo z'umugabo wawe kandi nawe nakubajije icyo kibazo hari umugabo wawe na boss uti saa 1 za mu gitondo ku kazi utahe saa 3 umugabo uti wapi saa 2 ujye ku kazi saa 1 za nimugoroba mu rugo nkubone mu rugo urahitamo nde kandi ako kazi kaguhemba neza kandi n'umugabo wicaye mu rugo ntacyo wari warabuze biragenda gute ikibazo gikomeye cyane barategeka ese nk'ubu agusanze ku kazi aka kanya umugabo ugahita agusanga ku kazi uti rometa ibikoresho by'abandi dutahe ntabwo uzagarukamo wagenda cyangwa wahahama ikibazo gikomeye cyane nawe dukurikiranye urabyumva ute wowe aho uraho ngaho urabyumva ute ukurikiranye iki kiganiro wabikora ute wowe kandi umugore ni mutima w'iki kandi ntacyo wakora umutima utari hamwe kandi umugore buri umugore ntabwo yaremwe sibyo umugabo yararemwe Imana iramukanyage mushyiramo ibintu byose buri umugabo ashobora gutunga na miliyari ariko buriya siyo mpamvu mubyitwaza ugasanga abagore murashaka kubatsikamira nduzi ko ari kubatsikamira ntabwo ari ukubatsikamira muzana bimwe byanyu bya kera ntabwo ari ukubatsikamira ngo amafuti yo ngo yanyu ngo nibwo buryo bwanyu reka nkubaze unsubize anga amaso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko bingana. Ni Mushimu Uwiteka TV. Reka twongere tubahe ikaze inshuti zagadasohoka tubahe ikaze inshuti zacu mudukunda aho mugiye muherereye hose abari mu majyepfo abari mu majyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba ndetse nabo mu mujyi wa Kigali murabona ko ibintu bimeze neza mwese tubahaye ikaze ariko kandi twavuga ngo dusuhuze n'abari aho mu bihugu bigiye bitandukanye byaha muri hano hafi byegeranye n'u Rwanda Burundi Tanzania Kongo Kenya Uganda yewe tuguhaye ikaze ariko kandi twavuga ngo wowe nanone ushobora
kuba uri mu bihugu bya Afrika, East Africa yose, navuga nti yewe Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe, kandi nkubwira nti imigisha y'Imana ikomeze kubana nawe. Ushobora kuba dukurikiye ariko utameze neza, ariko kandi nakubwira nti ihangane, komera, shikama, kandi umenye ngo uyu munsi bishobora kuba bimeze nabi, ariko ejo bikazamera neza. Rwose ihangane, nicyo twakwifuriza hano kuri Mushimwe Uwiteka TV. Kuri Mushimwe Uwiteka TV rero tubazanira abatumirwa buri munsi cyangwa se buri gihe, uko bwije uko bukeye, duhora dufite abatumirwa benshi, kandi tukavuga ngo buri gihe tuzajya duhora tubabonera abantu batuganirize rwose. Ariko kandi nawe aho uri, niba wifuza kuba hari icyo wavugira kuri Mushimwe Uwiteka TV, hari ikiganiro watanga, nawe ni karibu, tuguhaye ikaze rwose, nawe ngwino, nta kibazo. Navuga nti wowe uri hirya ya Afurika, hakurya y'inyanja ngari, aho hari imigabane itandukanye, umugabane wa Aziya, umugabane wa Oceania, ndetse n'umugabane wa Afrika, wa Amerika. Narivuze ngo umugabane wa Afurika, ariko kandi nibyo nawo ni umugabane, ariko nari nawuvuze. Rero mwese Imana y'amahoro ibaye imigisha. Ushobora kuba habugorobye bitewe naho uri, cyangwa se bukeye, nabyo birashoboka. Turakwinginze ngo ukomeze ubane natwe, kandi aho uri Imana y'amahoro ikomeze kuguha imigisha myinshi. Aka kanya navuga nti wowe uri mu Bufaransa, uri mu Buhinde, uri Australia, uri mu Burusiya, uri mu Bwongereza, yewe ukaba uri mu Bushinwa, ukaba uri muri Amerika y'Epfo ndetse n'iy'Amajyaruguru, uri mu Buyapani, uri mu Bubiligi, ukaba uri hehe, hariya aho bita yes nani mibagiwe muri Isiraheli, hariya namwe turabashuhuje. Imana y'amahoro ikomeze kubaha imigisha. Reka mbisuhurize kuko mujya mubinyereka iyo mwankurikiye mukavuga muti komerezaho, cyangwa se ukavuga uti reka mfate umwanya nkurikire uyu muntu uri hariya kugira ngo numve ijambo cyangwa se ikiganiro. Ibyo biratunezeza cyane rero iyo mwadukurikiye. Rero navuga nti wowe Umunyarwanda, cyangwa se wowe wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, udukurikiye ukaba uri aho ngaho hose twagiye tuvuga muri ibyo bihugu bitandukanye, muri iyo migabane itandukanye, navuga nti Imana y'amahoro iguhe imigisha myinshi itagabanyije. Aka kanya turi kumwe n'umutumirwa wacu, aka kanya ari imbere yacu, reka tumubahe hanyuma atwibwire. Namara kutwibwira kandi disiwe rwose tumusabe adusengere kugira ngo tugendane tuziranye, kandi ibintu birusheho kugenda neza, turusheho twiragiza Imana muri ino minsi ya none, twiragiza Imana kabisa. Ni karibu cyane mutumirwa wacu. Murakoze. Nitwa Mushinzimana Emmanuel. Nkaba ndi umupapa. Yego Mushinzimana Emmanuel, ariko uri kuvuga woroheje, ariko wongeremo akabaraga kugira ngo abantu badukurikiye babone ko rwose kuri Mushimwe Uwiteka abantu bahaza ari abantu bashabutse cyane. Rero navuga nti Mushinzimana Emmanuel, wowe uturutse aho hanze bimeze bite? Hano hanze nta kibazo gihari kidasanzwe. Nta kibazo gihari kidasanzwe, ni kwa kundi. Mushinzimana Emmanuel, wigeze kutubwira ngo uri umupapa, ariko ngira ikibazo cy'amatsiko. Abapapa cyangwa se abagabo b'iyi minsi ngo bimeze gute? Ngo bimeze gute? Abagabo muri ino minsi se ngo twarananiranye. Ngo mwarananiranye da? Ariko si bose abo mwagatukisha bose. Hari abagerageza wimbwira ngo si bose, kandi mufite n'imvugo ivuga ngo kiranga ngo niko ngo amafoto y'umugabo nibwo buryo bwe niko. Reka buriya icyo kintu nacyo ndaza kukigarukaho. Ngo amafoto y'umugabo nibwo buryo bwe. Iyo bavuze amafoto ntabwo ari yayandi twumva, ndaza kukigarukaho. Ntacyo kigarukeho, cyangwa urashaka kuza kunyibagiza? Oya, ndabyibuka. Baravuga utabwo barananiranye rwose, ntabwo ari bose. Hari abagerageza kuva mu nshingano zabo,
kuko rega wa munyamakuru we umugabo biragoye guteze kandi umugabo wazanye umwana w'umukobwa warangiza niko ntumumenye kandi waramuzanye umwizeza ibitangaza ariya umusore utirarereye ntarongora inkumi karanga umugenzi kabi yagiye gute buriya iyo umuzana ufite ibimutunga, umuzana hari ibibazo bitaraza, ariko buriya iyo mumaje kubana hari ibibazo biza n'ibigeragezo. Ibibazo biza gute se? Bizanywe n'umugabo se cyangwa n'umugore? Oya sinzi uba birega buriya utajya ngo n'umugabo gusa no ku mugore nawe ntabwo aba yorohewe. Ntabwo aba yoroshye nawe. Ngewe narakubwiye uti turi abasivili sibyo mu buzima busanzwe ndi umusivili yego sindaba umusirikare kugira ngo nambaye yayo uniform yego ariko buriya niba nagiye kuba umusirikare nabihisemo yego ndaca ku ikosa. Nawe rero niba ugiye kuba umugabo cyangwa ugiye kuba umugore kugira ngo iyo titire uyifate iguhame urayikorera yego ntabwo waba kapiteni utayikoreye ariko rero nubwo wayikorera ukayikorera utagize amafuti yandi muhora muvuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Impamvu babivuze urabizi? Ntago nyizi nagira ngo uyibwire abadukurikiye. Umugabo kuba umugabo ni ugufata risiki. None iyo risike rero gatuma izo risike mufata zigatuma hazamo amakosa se. Impamvu babivuze zigatuma hazamo niko amafuti. Impamvu babivuze urugero nk'ubwo ushobora kubona amafaranga. Yego. Sibyo? Ushobora kubona amafaranga. Umugore akeneye igitenge. Abana bakeneye imyenda. Yego. N'ubukode kubakodesha bw'inzu n'ibiribwa sibyo? turajyana ndakumva cyane. Ukajya kumva kwa Nyirahabimana bari kugurisha nk'akarima ahantu kandi ibyo byose byaje muki ku itariki wenda 25 nibwo ibyo byose byashize ni nabwo kandi n'agafaranga kageze ute kabonetse. Sibyo? Ndakumva cyane. Nyirinzu akumereye nabi. Ako karima nako ukabona mu minsi iri imbere ufite urubyaro baragakeneye n'icyo kurya. Yego. Kiciro kavuze amafaranga mfite sasa aravamo 2 gusa. Ashobora kuvamo ibyo kurya n'iyo nzu cyangwa akavamo ako karima n'utwo kurya duke ukabiganiriza umugore. Yego. Ntabwo ari ukuba tukabagore banyihangane ntabwo kubapfobya kubera ko bo bareba hafi nyine akubwutereka twishyure nyirinzu induru yenda yihaze reka twishyure nyirinzu ubundi duhahira abantu. Kabute modani ko bimeze uharitse se tukagura kare akarima nyirinzu nana duhapiriye have ko tuzaba twanayabonye hari ikibazo ko tukaba tukibitseho uti hoya ndabyumva icyo ni igitekerezo cyiza. Wagera hanze rero wagera hanze ugahita uti no uriya murima ngiye kuwugura ngure n'ibyo kurya akaba ari kubigenza. Ya mibare wateraga yo kuzabona amafaranga yo kwishyura nyirinzu ntuyabone. Yego. Nyirinzu akabatera hejuru. Aho rero nandi umugore ahita avuga uti amafuti y'abagabo n'ubundi urabyumva? Abagabo bagira amafuti mana yanjye. Icyo ni kimwe arabivuze. Uragiye ukubisinze ibipfunsi Imana batije umugisha ntibanabasohoye. Ka karima waguze hanyuzemo umuhanda
babakubise amamiliyoni uhita uvuga uti yego ndakumva cyane rwose ubwira abantu uti nakaguza atanga se ambwira uti ni amafuti twakoze amafuti ariko umuntu agahita avuga uti nyamara amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe urabyumva nuko rero nicyo nashaka kukubwira ndabyumva ariko uzi ko buriya hari ikibazo ushobora guteza kugira ngo ukemure ikindi buriya se erega urampunda sinuga biravugwa neza cyane hano hanze biravugwa ko nayo mafaranga niyo yabonetse muri ubwo buryo wavugaga we urabizi nayo y'urufaranga rwabonetse abagabo amafaranga muyajyana mu kabari mwarangiza mugaca n'inyuma abagore banyu ariko ubundi buriya mwagiye muca imbere koko mukareka guca inyuma rero buriya n'ijambo ry'Imana rirabivuga mu gihe imirimo yawe yashimwe n'Uwiteka yego genda ufate icyo kunywa cyiza n'icyo kurya n'umugore mwiza wishime uca inyuma umugore wawe n'umugore wawe mwiza wishimye ibyo bintu ntabivuze okay wenda sinzi uburyo uri kubisobanuramwo yego ufate n'umugore wawe mwishime kuko imirimo yawe yashimwe n'iki n'Uwiteka yes ntacyo reka tugaruke gatoya uravuga iki ku bagabo bari hano hanze bashobora kuba babonye amafaranga nko muri ubwo buryo nyine babonye amafaranga bayakoreye hari isambo bagurishije cyangwa se hari n'ikindi kintu bashyize ku isoko ariko kandi ugasanga hato na hato bafashe amafaranga bayajyanye kuyanywera cyangwa se baciye inyuma abagore babo wa mugabo we rero duhura n'ibibazo hanze hari abagabo bari mu nshingano zabo ariko bari mu ikigeragezo gute ugahura n'umuntu anga amaso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko ingana ni Mushimu Uwiteka TV ibyo ngaho komereza aho ngaho utubwire uzi ibigeragezo bahura nabyo ibyo bigeragezo umugabo uri mu nshingano ze ubu baravuga ngo umugore yaramuroze umugabo uri mu nshingano ze neza nicyo ushatse kuvuga neza zo mu rugo zo mu rugo kandi kuba uri mu nshingano ntabwo bigusaba ko ufite amafaranga menshi baravuga ngo umugore yaramuroze gute se kandi byabe nijya numva se ngo bariye ngo isombe ngo ibicucu kubera ko wumvikana n'umugore wawe kubera ko urwanirira umugore wawe kubera ko urengera umugore wawe yarakuroze hanyuma bikaba ariyo mpamvu biba bivugwa gutyo se cyangwa se ngewe ntabwo ndi kubyumva neza nyine tugaruke ku bagabo bata inshingano zabo yego muri ino minsi yego birakaze muri ino minsi ntabwo byoroshye kandi nkubwije ukuri iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kugira ute kurangira abantu rero bari kuruvaho uragera mu rugo umwana wamusize ari muzima ugasanga yarwaye ubwo si byo bigaturuka kuki si uri umugabo ibyo byose ugomba kubyakira umugabo rero utabyakira ntataha mu rugo ahubwo barashaka kubaza amasongarere barashaka kugaruka mu busore abagabo barashaka kugaruka mu busore umugabo agakorera 5,000 use birashira nta n'agacupa nyweyemo aho rero niho nagira ngo tuganireho cyane wenda birashoboka ko hari abatabikora ariko biravugwa ko hari abagabo bajya mu tubari ku mafaranga yabo bakoreye aho kugira ngo bayajyane mu rugo
mu rugo Ah? erega no kujya mu tubari sinkubwiye ngo wijyayo banzureyo mu mufuka wawe hahagazemo iki hahagaze hati ukoreye ibihumbi 5 sibyo nta kintu na kimwe kiri mu rugo hayiwe amafaranga uranywera amangaye ni ikibazo gikomeye cyane imibare nibura urabona ayo mafaranga ari bukugeze azakugeza ejo ntago yahakugeza abagabo bo muri no minsi rero benshi nuko bari kwitwara kabutereka nigire mu kabari ninkwe kandi yagezeyo akanywa atsindayo bitatu gusa se yagezeyo ahahurira n'umukobwa mwiza cyangwa se umugore mwiza ahatsinda 3 agahita areba n'umukobwa hakamukubita nandi bagatahana ugifite agasamusamu ko gutaha akagenda abwira umugore tujyanze no munsi uyu munsi byayoberanye Imana iragutamaza kuko ntabwo biri biyoberana ukwezi kose Imana iragutamaza kuko ukwezi ntabwo kwashira biyoberana urabyumva abana batangiye gucurama imisatsi nta gikoma baheruka nta gasukari karimo nta gasukari karimo ikibazo gikomeye cyane rero urumva atari ikibazo gikomeye cyane umugabo agashaka umugore yamugeza mu rwari igihe Imana ibateze ikigeragezo gikomeye cy'uburwayi umugore akarwara umugabo agatangira kuvuga ubundi nzanamukwepa nigende nzamukwepa nigendere ikabateza ubukene hati ubundi namushakiraga iki agatangira kwicuza utingiye kumukwepa si ujya ubabona uzababona abagenda ngo uti ngewe nukomeza no kumenyera ndanagukubita umva abagabo bo muri ino minsi abagabo bo muri ino minsi ntabwo dushaka gufata inshingano zacu si bose hari umugabo wihangana akavuga uti niba nkoreye 2 ubundi umugabo nyamugabo mu bihumbi 2 yakoreye ava ku kazi atera imibare y'ukuntu biri buvemo bigomba kuvamo agera mu rugo igisubizo cyabonetse sibyo umugabo nyamugabo ariko ucyuye 2 ugeze mu rugo uramuhereje ngo jya guhaha nibyo atetse ukaza umwe uti bise nibiki kandi ariyo ibyo yahashye bihwanye n'aya mafaranga rimwe na rimwe kubera n'imibare ya madamu sibyo yiriwe mu bana sibyo nta n'akanya abonye ko gutekereza ibyaha reka biragoye kuba waha umuntu amafaranga ngo ahita apanga ibyo guteka ako kanya ugasanga wenda hari ibyo azanye bitarimo kandi muba mugomba gufatanya yego nibyo ukavuga uti nca ahantu bahahira kuri make yego aho kugira ngo ngere muri karitsiye hameshi uhabigurira hano nawe nyine byishyiremo ni 2 nabonye aravamo igikoma mu isukari bikini ukatera imibare ukabona ifunguro ribatunga kuko niryo Imana yagennye uwo munsi ariko abagabo muri no minsi ntabwo tubishaka ariko biravugwa neza ko hari n'abagabo bigenda gutyo ariko tugaruke wenda ku badamu byagenze gutyo yahembwa amafaranga makeya yahageza mu rugo umugore yayamukubita ataya ni makeya ati ibi ntago byavamo niyo mpamvu yaba ari n'umudamu ufite akabaraga akaba yagutera n'urushyi niyo mpamvu nakubwira guti hose se nturakubitana n'umugabo akubwira uti abagore bo muri ino minsi ngo murakubitwa da ngo abagabo barabakubita njyewe ntibarankubita kuko uwanjye ni umukristo ntabwo yabiroze cyangwa se uri kugira ngo ataza kubyumva uri kugira ngo ataza kubyumva akaza kugukubona reka buriya ntabwo
ntabwo umugore apfa gukubita umugabo reka ushaka kuvuga ko nta bagore bakubita abagabo se? barahari ariko hari n'umugabo ari kubona ukabona yakubitwa rwose. nari ngize ngo ugiye kubihakana kandi tuzi ko nubwo atari umuco mwiza ariko hari umugabo ubona ukabona yakubitwa rwose. nk'umugabo ufata amafaranga y'ishuri y'umwana akayanywera akayamara, umwana akaba yicaye mu rugo nta kujya kwiga, kandi yavuye mu rugo mwabyumvikanye, uwo muntu wamukorera iki? wamukubita uri umugore nabo bihanga niko icyo gihe yakubitwa rwose. tubare ni nk'agatungo ufite mu rugo, urumva wowe umugore ntiwajya kukagurisha umugabo ahari. ati rero sheri ugenda ukagurishe ibi n'ibi, ukabona yitaye saa 7 z'ijoro wamaze uta amafaranga ariho uti ntayo mfite, wamukorera iki? kandi buriya ngo hari n'abakubitwa disi bagatinya no kubivuga kubera amafuti, bakaba batinya no kujya kurega. ubundi umugabo ntabwo agomba gukubitwa. umugabo, abadamu ni beza, buriya abadamu baranumvikana, no kubasobanura barabyumva. uri umudamu ujya kugukubita biba byamunaniye, biba byabaye ibintu ariko nkagana n'abadamu nabo uha amafaranga bakayagaya nta kumuna batagira, ntacyo atakoze, sibyo? ntacyo atakoze, ugasanga niba umuhaye 5,000 arayagaye ngo ni make, kandi ariyo wakoreye, kandi ariyo utanakoze uko bayaguhaye imbumbi ukayamuhereza ariko akanga akayagaya. bisubireho nabo ntabwo aba ari byiza, ntabwo ari byiza, kuko n'ijambo ry'Imana avuga uti dushaka ibiboneye ariko tugafata iki? Ibibonetse. Mushinzimana Emmanuel, nabishimye cyane kure uri n'umupapa. hano hanze hari ibintu bihari bikomeye cyane bya divorce nyinshi cyane ziri kugenda ziboneka hano hanze. Ugasanga umugabo arajya kurega umugore asaba ubutane, ugasanga umugore arajya kurega umugabo asaba ubutane. Ibi bintu tubifate gute? Tutanga inama ki cyangwa se tubivuge dute? bihangane ijambo ngiye gukoresha, abo barahazi ntumurembe. none zubu nk'ubu urugero, sibyo? nk'ubu nge na madamu turaka divorce yo kumaze, bose bazimaze hari etaje ze tugiye kugabana, hari ibiki koko turaka gatanya yo kumaze. none ubwo hagize ikibazo kiboneka gituma mutandukana, mwabikora mute? Ntago ntagatanye ngira nk'ikiye, ngira nk'icyo kibazo. none se bariya bibaho nta bibazo baba bahuye nabyo? kandi si ukuvuga ngo bose baba batunze, baba bahaze nk'uko bivugaga. none se ubundi ninde watse gatanya adafite imitungo bagiye kugabana? Buretse ntibahari ntabo. ntabo. jya mu nkiko urebe, n'abapapa b'imyaka 60, 70, umuntu w'imyaka 60 wakoze kera nta mitungo afite. jya ku yindi gatanya, no abasore b'imyaka 30 bakorewe n'iwabo, urabyumva? bafite imitungo. ariko umuntu wese akagatanya afite target y'icyo ashaka kugeraho. icyo ashaka kugeraho nta kintu mufite, murakura agatanya y'iki? ubwumvikane bukeya. ubwumvikane buke se buraterwa n'iki? hari amafaranga mufite? hari amafaranga mufite? ubu nifitiye ubukene, njye kwiyongerera stress nanone ya divorce, aho ndapfuye birarangiye.
birarangiye ayiwe ndahungira yesu yampaye ese uwo muntu we ngiye kuzana nanone ngo uyu namuhaze we ndamuhike yampaye nga si nk'ibyo byose se ugiye kwirebera ufite amafaranga amafaranga ajya ahandari amafaranga ajya ahandi nawe nkurikiye amafaranga nimara kuyabona nawe ndakora divorce nawe se kurya ugiye ubundi yari ayafite ariko ejo agashira bigenda bite ibyo nkubwira byo bigenda divorce abantu bakora divorce barahaze nibyo njya nkubwira buriya hari n'ikintu njya mbwira abantu ahantu amafaranga yageze urukundo rurahava kandi ariho rwagagombye kwiyongera rugahama ahubwo urukundo rugahama bye nkuhe sitori se nkuhe akantu gato uretse ko nta kundi umuntu yabigenza nta nubwo ari kugumura n'abantu ariko akariho karavugwa kandi twese turica tukareba ibintu bigana na sibyo buriya umugore wakoze ku mafaranga sibyo umugore wakoze ku mafaranga kumuyobora biragoye reka nkubaze gatoya niba umugore wawe aramutse hageze gutya akabona akazi akabona umushahara ufatika nyine kandi wari umaze kuvuga ngo umugore wakoze ku mafaranga biragoye ntabwo wabyishimira Mushinzima nese ubwo turacyumvikanye kubera iki mutakumvikana kandi yabonye akazi keza mugiye kuryoha mu rugo mbere na mbere akazi keza egara umwanya kubura umwanya se waburute mwabyumvikanaho gutese ariko muranze mwabyumvikanaho niba wabonaga umuntu umwanya mwabonanaga nibura buri munsi cyangwa se 5 mu cyumweru ukaba ugiye kumubona rimwe none se Mushinzima ako 5 ko karaboneka ko none se mwaba mudakora se mwaba mutarya se wowe se mugabo ubundi wowe ntukora nta gufata umwanya ngo ugende rero reka nkubwire hari ibintu urugo rushingiye ku mugore sibyo ndabyemera mutima w'urugo ndabyemera ko umugore ari umutima w'urugo uzumva umutima iyo utari hamwe hari ikintu wakora ngo kigereyo banza ushyira umutima hamwe urabyumva utuze urebe ko ibintu bidakorwa urugero gutuza se kugomba kumara igihe kingana iki bazaba dukurikiye ari umugabo wawe na boss wakumvira ndukarekana biterwa n'igihe urugero akazi gatangira saa 1 za mu gitondo yego kagasozwa saa 3 umugabo akakubwira uti njyewe saa 1 nshaka kuzajya uri mu rugo izo saa 1 z'akazi nyine nibura ukava mu rugo saa 2 bitewe nanjye akazi ngira kandi mba nkukeneye ikindi ugataha saa 1 za nimugoroba ngomba kuba uri mu rugo urumvira ndureke icyo gihe mwabyumvikanaho nyine akazi kagakorwa kandi ibintu byose bikagenda neza mukabyumvikanaho gute kandi umugabo yabivuze ubwo nyine waba ugiye kandi buri wese ku kazi baragoye impamvu zabo nawe ugatanga impamvu zabo z'umugabo wawe biragenda bite k'abagore tubavuna mu mutwe oya ntabwo ukora ukuvunika ariko nyine nsubizo bigenda gute uzi ko hari n'abagore barara mu kazi wewe bakora nyine nakubwiye aho ubutunzi bwaje urukundo rurahava ejo ubwo umugore urara mu kazi akora uragira ngo hari urugo afite nta rugo
gute se nta aderesi kubera iki atari ufite nta se aderesi nta uretse ko ataza ngo anabikuganirize ariko buriya byabaye ngombwa kubyinjiramo nta aderesi rwose ni ukwika ngo dore kwa runaka biba byarangiye biba byarangiye hanyuma ubwo ngubwo hari hahandi havuti uzagenda baba bafite ngo umugabo wanjye we namufatanye n'umukozi baryamanye nibyo koko se urajya kwirirwa uvuga iki umugabo yaragushatse urangije koko ujya gukora ndabyemeye pe yego ubyuka saa 11 ugenda ukagaruka saa 5 z'ijoro ariko ubwo umukozi uri mu rugo aramari niwe wahinditse umugore se urabyumva umukozi niwe warusigayemo niwe umugabo abona hafi aho niwe wabaye umugore birangira rega ubikora aba n'umukozi umwaka birangira umugabo kwihangana byanze agafata umugore neza buravuga ko bubafashe ubuzika byatangiye ako kanya none se Mushinzima ubu butunzi rero tubureke gushakira urugo amaramuko kwaba bombi k'umugabo n'umugore niba bikore kuko niyo se tugezemo ariko nagira uwongera kugenda yirirwa atakanga ingo zo muri ino minsi uragira uti babikore nta kibazo rwose tugende ariko twirukanke tugende dushakamo ariko naze jye wongera gutaka ingo zo muri ino minsi ngo zarana nuko impamvu ingo za kera zaramaga umugore yahamaga mu rugo yego none ubu tuzigaye twirukanka ubundi se wakwirukanka ukaba reka twese turiruka wa mwimerere w'abagore ntawe bagifite mwimerere w'abada ngo nawe umugore wariye ko hanze none yagiye yayabaze gutya ni wa mugore uticara nzajya nkutunga arafata uzabaze ngeze ndi ikimuga ubwo zo umugabo yatangiye kuvuga uti yicara nzajya nkutunga umugore tuzabaze tayari ubwo zo urwo ruraramyera kaba kabaye umugore ese wamungani reka nkubaze uzarya ibiryo byatetswe n'umukozi inkweto ni umukozi uzihanagura cyangwa se uzifura imyenda ni umukozi ampaye inka umugore atashye saa 4 gukoropa ni umukozi n'abadusasira ni abakozi yego umugore azaguta mu buriri saa 11 ajye gusaza aze ngo byuka nsase nsubize ikibazo gikomeye cyane rwose azataha saa 4 z'ijoro agusange nanone mu buriri yagusize mu buriri asanze wageze mu buriri rwose ubwo urwo rukundo ruri he ariko amafaranga ari kwimena murayoza igitiyo rwose ariko urukundo rwageze ute rwabuze nimumara kuzamura ya ma etaje nakubwiraga rero bya bindi byo kugabana bibonetse muzatangira wa murengwe waje mushora ikirego yego uti divorce umuntu naramubuze umuntu nta cyita ku rugo umugore atangire yihakana umugabo yihakana ba divorce nyine kuko afite ibyiki byo bagabana kubera ko bya bifaranga byabonetse ariko amahoro akabura umutekano ukabura wo mu rugo ngo ngewe ngo umugabo ushaka kunyobora nk'umwana impamvu wamenye ko ariko kuyobora nk'umwana wamaje gukirigita ku ifaranga umugabo akakubuta nyamara nkunda ibitenge kubera ko ari ibyo agura ariko kubera ko wahembwe ugahita uzana twatumene wabonye korodina ku kaza twambara yego wa wundi bakorana kandi korodina akubuta ariko ibyo bitenge we ibyo wazajya umenya ko uri umusire n'ibifaranga uhembwa yego umugabo akayinyujijemo imakasi yego ugahita ubutumva urayikata warayiguze
yampaye umugore akakubwira ati urayikate warayiguze sinayiguze mu yanjye umugore agahita akubwira ati nayiguze mu yanjye sijye wayakoreye sinjye wayakoreye Nazumva urukundo rurimo nyine reka tugendere muri ibyo twigendere ariko ibyo kuvuga uti ngo zanananye nubwo zatunaniye nyine karehe isigeze isi niho igeze urakora iki wakora iki kutamubwira uti reka akazi tuzabaze ndareka akazi nkandeze reka njye gukora wamubwira uti saa moya ube wageze mu rugo uti ngewe banegeka kakazi saa 3 mba aribwo ntashye ngomba kuba ntashye nkarangije ngewe aho kugira ngo mbuze akazi twaserera tukabireka abyumva wowe kandi nawe nakubajije icyo kibazo ari umugabo wawe na boss uti saa moya za mu gitondo ku kazi utahe saa 3 umugabo uti wapi saa 2 ujye ku kazi saa moya za nimugoroba mu rugo nkubone mu rugo urahitamo nde kandi ako kazi kaguhemba neza kandi n'umugabo wicaye mu rugo ntacyo wari warabuze biragenda gute ikibazo gikomeye cyane ikibazo gikomeye cyane hariho nabibaje arambwira uti ngewe nahitamo akazi cyo kuza ku kanya hahise haza undi mumama ukuze arambwira uti nakwemera umugabo ni ukuvuga ngo bamwe barabyemeza abandi ntago babyemeza ariko umuntu uvuga uti nakwemerera umugabo nkabyihorera uwo nguwo ni wa wundi ukuze mu mutwe bamwe barabyemera abandi bakabihakana kandi koko ni ikibazo bose se si bategeka barategeka ese nk'ubu agusanze ku kazi aka kanya umugabo ugahita agusanga ku kazi uti rometa ibikoresho by'abandi dutahe ntabwo uzagarukamo wagenda cyangwa wahahama ikibazo gikomeye cyane nawe dukurikiranye urabyumva ute wowe aho uri aho ngaho urabyumva ute ukurikiranye iki kiganiro wabikora ute wowe kandi umugore ni mutima w'iki kandi ntacyo wakora umutima utari hamwe kandi umugore rega buri umugore ntabwo yaremwe sibyo umugabo yararemwe Imana iramukanyage mushyiramo ibintu byose buri umugabo ashobora gutunga na miliyari ariko buriya siyo mpamvu mubyitwaza ugasanga abagore murashaka kubatsikamira nduzi ko kubatsikamira ntabwo ari ukubatsikamira muzana bimwe byanyu bya kera ntabwo ari ukubatsikamira ngo amafuti yo ngo yanyu ngo nibwo buryo bwanyu reka nkubaze unsubize umugore wawe ageze mu rugo afite akazi cyangwa se ndanagiye wenda bishobora kuba rimwe mu mwaka yagiye nk'ahantu runaka ukamutanga mu rugo ubundi byari bikwiriye ko umugabo atanga umugore mu rugo erega umenye ko ari cyo cyerekezo cy'isi turi kujyamo niba rero icyo cyerekezo cy'isi ari cyo turi kujyamo mureke ingo zisenyuke nta n'ikindi mwabirenza nta n'icyo mwanakora kandi ari cyo cyerekezo turi kujyamo ko bitazoroha we nakubwira uti aho ubukire bwaje urukundo ruragabanyuka kandi abaka divorce bafite ibyo bagabana nta mukene waka divorce ese ubundi ubwo ari amafaranga yo kwandikisha urukiko wayakura waba wabwira ukajya kurwandikisha aba ari menshi wajya kurwandikisha urabura kujya gushaka 1,000 cy'ibirayi cyangwa 2 ngo uri kwirirwa wirukanka mu nkiko subiza yewega baba bafite rero ibyo bagabana ubutunzi buba buhari bafite ibyo bagabana none Mushinzimana Emmanuel uragira nama ki ba mutima wo mu rugo cyangwa se uragira nama ki umuryango inama mbagira
abagabo bahame mu nshingano zabo bakomere n'ubwo ibihe bitoroshye ariko bizarangira. Abadamu nabo bakorere bahige, burya umudamu nanone wahigiye urugo ni sawa ariko banumvira abagabo babo. Buriya abantu ba kera byanze bikunze ibyo bintu bizahabana wa mugani wawe ari amategeko cyangwa se ari amabwiriza ya boss n'aya mabwiriza ya wa mugabo. Byiza bumvira umugabo. Umugabo nakubwira uti ntabwo uri bujye ku kazi ubwo hari impamvu abikubwiye, sibyo? Ariko se muzatera imbere gute? Muzatera imbere gute? Muzatera imbere gute? Ayo mafaranga ugiye kuzana ahubwo kari yagiye kurusenya. Ese ubwo uzika kubwiye uti ntabwo ujya ku kazi uno munsi ugaforosa ukajyayo aribwo muri butere imbere. None se abana baziga gute? Urugo ruzabaho rute? Wowe umvira umugabo nakubwira uti hama mu rugo, urabyumva? Uno munsi hama mu rugo, wowe bikore urebe ko umutuzo udataha mu nzu, kandi umutuzo watashye mu nzu n'ibindi bigira ute? Biraje. Ushaka kumbwira ngo birashoboka? N'ibindi birashoboka? Birashoboka. Icyambere ni umugabo. Kereka icyambere ni amafaranga. Ngira ngo byose byanagendana ariko buriya. Ngira ngo byose byanagendana. Wapi. Buriya ntago waranashatse uranabizi nk'ubu twebwe icyambere ntabwo njye ari amafaranga. Wapi. Icyambere ni umugore wanjye. Kuko ayo mafaranga nyakure tuteze ubwo natahaye. Nayakoreye umugore wanjye tutari kumvikana neza ndataha he? Wapi ntaho ariko uzarebe iyo mwumvikanye niwe wabakoreye na senyise uritahe cyane rwose. Nuko rero kandi iyo mwumvikanye n'Imana ibiha umugisha. Imana ibiha umugisha. Yes, Imana ibiha umugisha ariko nubwo ibiha umugisha anga amaso Yesu niwe gisubizo ibibazo byawe uko ingana. Ni Mushimu Uwiteka TV. Ntago twakwiregegeza ko umugore agomba kugira ibyo akora hano hanze kugira ngo urabona isi ahantu tugejeje ni habi cyane. Ntago tukibahinga ubutaka ngo butwerere, ntago tugikora ibintu byinshi ngo usange ubutunzi burabonetse. Birasaba kugira ngo umugabo n'umugore bahaguruke bakorera urugo rwabo rukomere, ibyo kurya biboneke, ibyo kwambara biboneke, amafaranga yo kwishyura amashuri y'abana aboneke, ndetse n'amafaranga yo kwivuza nibiba ngombwa ko mwarwaye ibyo byose biboneke. Nakubwiye uti bakore ariko nanone bumvira abagabo babo nibwo bizagenda neza. Kuko n'indi defo bajya bakora ukavuga uti ngo umugabo ntakagutegeke. Reka nibyo nta gukora ni byiza, nta kundi twabigenza bitewe n'aho isi igeze, sibyo? Ariko niyo mpamvu zinasenyuka cyane rwose. Hari ibintu umugore yakoraga kubera ko yiriwe mu rugo atagikora kubera iki? Gushakisha. Kandi ntabwo yakwivunjamo abantu babiri. Yego. Sibyo? Niyo mpamvu rero nkubwira ayo mafaranga urayinjiza nibyo, ariko mu gihe runaka ntazi urukundo ruragenda ruyoyoka tuzatandukana. Sibyo? Yes, reka duse nkaho dusoreza hano, wenda ikiganiro tuzanagisubukure kubera ko amasaha aratujyanye. Sibyo? Rero wowe warudukurikiye uri ku migabane itandukanye, umugabane wa Aziya, umugabane wa Oceania, umugabane wa Amerika, ndetse no muri ibyo bihugu bigize iyo migabane, kandi n'umugabane wa Afrika, nawe turagushimiye cyane kuba wabanye natwe, kuba witabiriye ukemera kudukurikirana mu kiganiro. Ubwo rero twavuga duti Imana y'amahoro iguhe imigisha myinshi. Birashoboka ko aka kanya wavuga uti uyu muntu namubona gute kugira ngo ampe inama n'ibitekerezo, cyangwa nawe ukaba wamugira inama cyangwa ukamuha ibitekerezo. Navuga nti nashyireho uburyo ki yaboneka.
telefone 078 38 57041. yego. Nawe rero Mushinzimana turagushimiye cyane kuba waduhaye umwanya ukemera kutuganirira, ukemera kuganiriza abakunzi bacu. Aka kanya rero twavuga duti Imana y'amahoro iguhe imigisha, kandi tukavuga duti nakagaruka. Murakoze kandi nimudutumira tuzagaruka. Yego, ciao ciao. Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe cyane. Yego yego. Anga amaso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko ingana. Ni Mushimu Uwiteka TV.